Oh, noneho waje mu kiruhuko. Naje kuruhuka. Karibu cyane kuruhuka ukomeze nyine nangiye kunguruke mahoro. Unifurije nabi. Oyaye. Waje nyine kuruhuka. Naje mu kiruhuko Nairobi. Icyo kintu kivugitse nabi. Ngaye baza kubwira umuntu ukomeze uruke mahoro. Ruhuke kandi nkihamvuga. Sawa komeza. Takunta umugabo yoja gutabara imuhira intwari ya ntwari kazi yasize hano muri Kenya cyangwa se mu Bugande n'ahandi hose ndavuze nguze kumusumbuha ukugura sa n'ubujije amahoro ni cyangwa nawe wabaye utugara umugabo wese uje gusumbuha umugore umugabo we yaratabaye uga n'umugore w'intwari mukantwari yasigaye hano muri Kenya kararira abana nawe nguje kubagora muri mu kugorana cyane wose umuco w'abanyamurenge kwanira rumwe umese rumwe gwere cyangwa se nawe utabare tukwita intwari erega kwitwa intwari ni ijambo ryiza cyane kandi biguhesha ishema aho kugira ngo ugume hano uzere gutukwa n'abagore b'abandi n'abakobwa b'abandi warabasumbuwe biki ibintu byose bisa n'ibyo tabara ukore rumwe ntago ari sawa kandi mwaratubabaje ntago twovuga hano amazina y'umuntu ariko turabazi oyaye tibahari se bari ruguruga kandi sindazamuka oya nyine wowe uzamuka musanga mugakorera urubanza nyine nibyo byibyo ndi kuvuga ngo ko ndapanga kuzamuka noneho ayo magambo muzavugiraga mu bukwe ruguru nje nzoguherekeza aya karibu naringiye kuvuga nzoba marene ndabasuhuje mbifurije igitondo ciza abantu bukeye ndetse n'abantu bugorobye namwe mbifurije umugoroba mwiza bivanye naho uherereye dushimiye wako subscribe kuri Ineza Live TV uri umuntu w'agaciro kandi uri umuntu w'ingenzi kuri twebwe yandirimbo nta mana nta buzima tutagufite natwe twoba turi ubusa sohuje abanyamurenge ahantu hose baherereye ku isi nsuhuje abanyamasisi ahantu hose baherereye ku isi nsuhuje abanyarwanda ahantu hose baherereye ku isi n'abantu tuvuga ururimi rumwe ndetse kandi nsuhuje n'inshuti z'abanyamurenge imiryango y'abanyamurenge itarutugara turabasuhuje cyane ngo amahoro y'Imana akomeze abana namwe aho muherereye hose imigisha y'ubwoko bwose ikomeze ibacunshumukeho njyewe ndi Ndakize Olivier Ineza Live TV nk'abandi kumwe n'umushitsi so bwa mbere mumubonye hano se n'ubwa kabiri n'inshuro ya gatatu murakoze cyane nanjye nitwa Mbabazi Joyce kandi turabakunda cyane murakoze kunakira hano je turakwishimiye kandi turakwakiriye usare na uzindi mukoro sanzantana irambitse aho reka dukoresha imwe nta kibazo iki inane se to utobepa ngo isone ngo twumva isonera turakwakiriye rero arashize igihe utaza hano subira wibutsa abantu murara wawe shi mukira macumba uri munyabyinshi mukira macumba yego mwishwa n'umuki agijina je umwishwa n'umuki mwishwa yisumurara umwishwa baki mane umwishwa azabanyakoro kwavukaniye mu basama ubwo ndumwishwa w'abasama mana y'isi n'ijuru ko turagana hehe imbwa niyo yanani ngo ko turagana ahantu hari indimuka urebe umukobwa ungana gutya utazi ba nyirarume none abazobuzaraga bo azavuga ngo nabishwa nyine ntabizi mumeze mute iminsi myinshi tumeze neza cyane turashima Imana ko twaburanye twapfuye iki nta mutima mubi turahari tumeze neza twagarutse warugiye mu duke muri iyi minsi arende muri shuguri tuzisanzwe shuguri bene izihe jo nyine ndukaza bicika into ku ruhande ariko dupagasa mani twaragiye gupagasa uzukora mu ntara yego noneho waje mu kiruhuko naje kuruhuka karibu cyane kuruhuka ukomeze nyine nangiye kunguruke mahoro unifurije nabi oyaye waje nyine kuruhuka naje mu kiruhuko Nairobi icyo kintu kivugitse nabi ngaye baza kubwira umuntu ukomeze uruke mahoro ruhuke kandi nkihamvuga sawa komeza winjoyinge no kuruhuka nyine niko navuga hanyuma rero nabonye ikiganiro cyawe ahantu ejo bundi
uhaye uvuga hejuru y'abagore ukuntu bagomba kwitwararika abana basizwe n'abatabazi bagiye mbona kandi kuriya ngo abagabo ngo ari amakuru yatubwira neza kandi gisekeje wavuze warakaye byari byagenze gute? byari birababaje mani, ibintu birababaje. Takuntu umugabo yoja gutabara imuhira intwari ya ntwarikazi yasize hano muri Kenya cyangwa se mu Bugande n'ahandi hose ntavuze ngo uze kumusumbuha, ukugura asa n'ubujije amahoro cyangwa nawe wabaye utugara. Umugabo wese uje gusumbuha umugore, umugabo we yaratabaye, uga umugore w'intwari. Mukantwari yasigaye hano muri Kenya kararira abana, nawe nguje kubagora, muri mu kugorana cyane. Uwo si umuco w'abanyamurenge, kwanira rumwe umese rumwe gwere, cyangwa se nawe utabare tukwita intwari. Erega kwitwa intwari ni ijambo ryiza cyane kandi biguhesha ishema, aho kugira ngo ugume hano uzere gutukwa n'abagore b'abandi n'abakobwa b'abandi warabasumbuwe biki ibintu byose bisa n'ibyo. Tabara ugore rumwe, ntago ari sawa kandi mwaratubabaje. Ntago twavuga hano amazina y'umuntu ariko turabazi. Kuravugira mu migani gusumbuwa babasumbuwa gute? Barabagora nyine mani, barabagerageza nyine dusobanurira, ntuvuge gusa amazina abo dusobanurira. none se gusobanura bene ukwe kurenza uko mvuze nukuri je simpantumva uko nyirabyo yumvise. Haza habwiye gumwe, haza habwirwa benshi, hakumva nyiraryo. Rero ubwo nawe yumvise, niba uzi ngo ufite ako kabazo kuragenda ugora abana b'abandi ba mukantwari, abasigaye hano ni ba nyantwari, niko dusigaye tubita. Musigaye mugora abagore b'intwari n'ukuri kw'Imana. Jewe sinavuga izina ry'umuntu hano ariko ndamuzi. Umugabo ataratabaye uzusigara wirukanka mu bagore b'abandi, nicyo ushatse kuvuga. Kandi nawe afite umugore. Mbese niko aba ashaka kuri uwo mugore. Hari ico nyine sirari, ni shitani barakurushije imbaraga. Shetani pepo ondoka. Kiriya kiganiro narakibonye kwa Derichi Official ngira ngo niho nakibonye, numva ndavuga ati okay, kanzakubwira nyine aya makuru yavuge. Ariko urumva biragayitse, ariko ndashaka ko nyine uwo muntu cyangwa se aba bantu bashaka ko barenze babiri cyangwa se barenze bangahe, ndashaka ko bagira inama. Okay, ico nababwiraho nuko bareka ibyo bagiyemo. Irahazi isiga ntiza zishira. Uzajana n'isi zaguta mu nzira, uze kwitera hejuru utagisubiye waruri, utakirakomeje kugenda. Cyazima nuko wanyugwa naho uri, ukanyugwa n'ibyo ufite n'uwuriwe, cyangwa se nawe ugatabara kuko mugenzi wawe yemeye gutabara agasiga urugo n'abana hano akaja kuba intwari muhira. Ibintwari hano nawe ugwanenka kuko twabivuze kugwana kuratandukanye. Abanyamurenge hari ibanga ubu dufitanye twese, hari abagwanira muri Amerika, hari abagwanira mu Rwanda, hehe muri Kenya, aho hose ugwane nkabo, cyangwa se uzamuke nawe uje kugwanira muhira. Apana kugwana ku bintu bitagufitiye inyungu, bitagufitiye n'akamaro. Uwo ni umuvumo hawe garurira. Okay, nyirabyo yumvishije. Nyirabyo yumvishije kandi ngo ubwire wumva ntazavunika. Je nimba ari Kinyamurenge, bari Kinyarwanda. Ni Kinyamurenge. Okay, sawa, reka twemere ko ari Kinyamurenge. Wabonye ko hari abakobwa batabaye cyane kandi abana mungana bakuruta buruta, ndashaka ko ugira ico bavugaho bari abakobwa bagize umutima wo gutabara. Ico nabavugaho nuko jewe narabashimye, mwakoze ikintu cy'ubutwari, mwakoze ikintu si buri wese ugikora kandi si buri wese ugishobora, ariko mu gihe mwicaye mu mitima yanyu mukabona ko mukwiye kuja kugwana, mukaja kurenganura ababyeyi, twasize ababyeyi ruguru, mukabona nyine akarengane kari mu banyamurenge, muravuga reka mugende, mwarakoze kandi turabubashe cyane. Turabubashe kandi tuzakomeza tunabasengere. Natwe umunsi n'umunsi Imana nibikunda tuzagenda kujya igihe cyose kigira umwanya wacu. Natwe ubwo hari umunsi tuzazamuka tukaja gufatanya namwe, kandi Imana izikomeze baturindire. Muzabe intwari kuko mwabihisemo. Iminsi mike igihugu muzagifata, muzaba muri intwari kaze, ejo bundi muzaba muri abakobwa, muzamuhabwa ishema cyane, kubera ko ibi muhamucamwo ko muraruha, ko murateseka,
ko muraca mu bintu byinshi bitandukanye kandi turabizi, ariko tubasabira Imana cyane izabarinde kandi izabahe n'umugisha, intsinzi izabe yanyu. nuko message yabo niyo ngiyo, kandi nico bavuga nico batuye amagambo meza cyane. Kimwe muri ibyo gusa Imana ikomeze ibarinde, ikomeze bishimire, inabatiza iminsi yo kubaho, bazarye ku matunda bahinga, niko twababwira. Amakuru mashahari nuko ese ni sadeke ni bahita gutura muryango sadeke ngira ngo nuko bawita, babirukanye babahambirije muri Kongo, batahe basubira iwabo. Nibyo nibyo ko barabirukana, kuko n'ubundi amahoro bagiye gushaka anti bayatanga, barayabuze. Kimwe cyo twabashije kumenya cihuta nuko birukanywe muri kiriya gihugu, kandi koko birakwiye mu gihe uri ahantu waje gukora ikintu runaka ntugikore, nta mpamvu yo kuhaguma, ugomba nyine kugenda. None se jo dutashe ryari wowe? Shaka ko ndabipanga ni kaho imiryango yagenda ifunguka. Aryo wanyine hagana kuri Muriza. Muriza se ni nini cyangwa se Gakangara? Ino za Gakangara. Mwegereye Mushasha? Yego, mwegereye Mushasha mu Madegu. Mu Madegu si mu mujyi. Ndi kumwe n'umukobwa mwiza Mbabazi Joyce, ni inshuti yacu, so bwa mbere tumwakiriye hano, aza dusura, n'umuntu wacu nyine tubanye neza, nta satani, tubanye neza cyane nawe, kandi ubona ko ari umukobwa w'umuco, acafite umuco wa Kinyamurenge n'indangagaciro. Nawe twakwifuriza nyine ukomeze utere imbere, ukomeze ubone n'ibyiza byinshi. Mu bukwe tuzovuga amagambo menshi. Mu bukwe bwawe tuzakuvuga, tuzavuga ukuntu uri umwana mwiza cyane. Yewe tari bireka tugume tubutegure. Ako nyine fiance arahari? Ayaye tawe ndabona. Ubwo rero uzubanga. Ayaye Mukomeze ukabanga, imyaka nera komeza igende. Jewe nshaka twigwaneho. Urashaka umungu mu twigwaneho? Oyaye. Tibahari se? Bari ruguruga kandi sindazamuka. Oya nyine wowe uzamuka musanga mugakorera rubanze. Nyine nivyo byivyo ndi kuvuga ngo ko ndapanga kuzamuka, noneho ayo magambo muzavugiraga mu bukwe ruguru. Nje nzoguherekeza. Aya karibu. Naringe kuba nzoba marene. Nzoguherekeza neza neza ni Gakangara hari iwanyu. Ubukwe bwawe ni burangira, twama twubaka duture cyane. No kuvuga ngo we nta muhungu wera wirabura ukeneye uri mahanga. Ukeneye umwana uri iwanyu nyine muri twirwana. Umwana witanze kugira ngo abanyamurenge bahabe, karateseka niko navuga, abayeho nabi, kararara inzara, kariregwa inzara, ari mu bintu byinshi nyine bitamunejeje urebye imyaka yewe. Abangana nawe hari benshi baba bagira hano bagiye mu mahanga, ariko iwe yaremera aravuga ngo ndagenda zitangira ababyeyi iwe, aho barashe niwe aho niho yirukira, abandi bagahunga. Ubu niwe nshaka. Abasirikare baza bavuga ngo aho mwiti kuzimu niho twe twita mu rugo. Iwo sasa Ako kajambo arukaza? Nari nkazi. Mu gisirikare cagisasu rya kajije umurego hari muri pa. Umusirikare aravuga ati aha niho mu rugo sasa, iki nico naje nsanga, nico nishimira, nibwo buzima bwanje cyane pe. Wowe abo nibo nshaka ngewe. Abo ni bukeneye? Keneye twigwaneho. Twirwaneho M23 ni bukeneye. Abo. Nasa akagara kaguteresa ubwo kwemera. Shi. Wowe sinzi niba namukaranga bona, niba namukoraho iki. Utugara wapi? Ngahire ibaze uramutse ukundanye n'umuhungu ugasanga ise ni ukuri akagara wenda ahantu fulani, umuhungu umureka? None se kuvuga ngo akuriye akagara se atari twigwaneho bimbwiye iki? Wowe intego yawe ni twirwaneho yonyine niyo ukeneye. Urabona umuntu ukavuga ngo uriya muntu ni akagara, kandi nyine naje hari byinshi nabona nyine nkemera
bitewe n'uko mubona imyitwarire mu buzima busanzwe nkabona ko ari akagara kandi nkumva nyine nkamwiyumvamo nkumva ko dushobora kubana keretse akirega agasubira mu banyamurenge bose bajya bose yakosheye akaka imbabazi bakazimuha nyine nkumva ko bamubabariye ibyo yarabamo yabivuyemo kabona nyine yatangiye kwegerana na Twigwaneho yatangiye kwegerana n'urungano mu miryango yasubiyemo aho niho no mushako ariko bikiri ibi gusa ngo nakagara naje nyine nkanabibona ariko sina ngombwa ngo nabibone kera bakakwizuburiko tago bakubeshera ntibakubeshera ko turashaka umusore cyangwa se turashaka umuntu uva mu muryango wa Twirwaneho cyangwa se mu 23 abanyatugara Joyce ntabashaka wapi nikarekanye nabo nshaka Jonga sobanura akagara ku bantu batakazi akagara iryo jambo risobanuye iki urabona akagara jewe nzambivuga ni nkaho ari abana b'ibirara bagiye gusa mu by'isi bareka n'amategeko yo mu rugo nikako nabivuga mu yandi majambo makeya no kuvuga ngo n'abanyamurenge badashigikiye ababo tibashigikiye abasirikare bacu basaza bacu Twigwaneho M23 babashigikiye n'abanyamurenge bashigikiye Gisegeti kandi ubundi muzi byo Gisegeti yakoze muri Kongo ubu wozunguruka Kongo ukabura umuntu uvuga Gisegeti neza ntawo kundwa na bose kandi ntawangwa na bose ariko muri make yanziho Gisegeti nuvuga ko abenshi bamwanga bose bamwanga niba umukunda byenda n'umuryango wiwe kubera ko umubyeyi wakubyaye ntago nubwo wosanga aho yakoze iki yishe umuntu uzomukunda Gisegeti no kuvuga ugeze muri Kongo wabura umuntu umushima bitewe n'amaraso yamenye ari ku mutwe wiwe uko niko nasobanura akagara mbese akagara ni bamwe na Gisegeti akagara kavuga ikinyamurenge ariko ntago duhuye ariko nabo icyo no bavugaho tibazi ibyo bagiyemo kuko tiwo bahuze ngo ntuvugana n'imiryango abavandimwe ntimuvugana yego ntawangwa na bose ntakundwa na bose ariko mwebwe majority abenshi barabanze mwogaruka mu miryango mwokwaka imbabazi mwokwisubiraho abanyamurenge turi abantu bagira ishaka cyane tuzabakira ariko muzave mu byo mwagiyemo zo kugurisha ubwoko bitewe amafaranga arashakwa ariko ibintu wavugiye muri zino ntambara tibizorangira n'ubu zosigara bibwirwa nuko nasobanura ngayo nguko tubivuze kubera ko abenshi barabizi bazi ijambo akagaco basobanura ariko hari n'abandi batabizi byo hanyuma rero tugana ku musozo kubonye zose tukubona muri iyi minsi wayikorera kuri Dereci niho ugiye kuzoza ubarizwa niho nsigaye nkubona gira icyo ubwira abakunzi bawe rero ku bijyanye n'ibyo ukora n'aho bazajya bagusanga nyine dore ko wanatangiye no kuhakorera icyo nabwira ni uko boza badukurikirana umunsi ku wundi kandi n'abashuti banjye benshi nkabasaba gukora subscribe kugira ngo tuba tubasha kubona amakuru y'umurenge cyane cyane n'icyo tuba dushingiyeho tukamenya iwacu ngo habyutse gute tukamenya ngo haraye gute tukamenya ngo abana bimuhira babyutse gute batwigwaneho abana bitanze ku bwacu rero cyane cyane n'icyo twebwe dushingiyeho rero niba ushaka kuzoza umenya amakuru uzakore subscribe namwe mutarayikora kandi Imana izabaha umugisha twese hamwe n'abatarayikora Imana izabaha umugisha bazayikora navuze ngo batarayikora bayikore kugira tuzatubana 5 kuri 5 nuko reka tugushimire murakoze tugana ku musozo nyine tusa n'abasoje gira icyo ubwira abakunzi ba Ineza Live TV shangewe ndabakunda cyane kandi muradukurikirana cyane umunsi ku wundi turabakunda cyane kubera ko kugira ngo ubone abantu barenze n'ijana gusa bagukurikirana uzubishima mw'Imana muduha agaciro muricara ukavuga ngo reka nkore subscribe nza nkurikirana aba bantu umunsi ku wundi baduha amakuru meza ndabakunda natwe turabakunda kubwitange mwatweretse natwe tuzakomeza tubiyereke kuko mudukunda kandi Imana izikomeza ibafashe mubone nayo mayinite yo kudukirekirana buri munsi kandi turabakunda cyane
yes twari kumwe na Mbabazi Joyce umukobwa mwiza uri kubarizwa kuri The Rich Official. Reka tumushimire, yakoze kubana natwe, yakoze kutwitaba kandi yakoze ku biganiro tugiranye. Nakubwira ngo Imana iguhe umugisha kandi Imana ikomeze iguhe kwaguka, ube umuntu munini, ube umuntu mugari, uve ku rwego uriho uje ku rundi rwiza. Sibye ko ntazo uvuga ngo urwego ndiho ni rwiza ngo rurashimishije, ahora yumva nyine yatera intambwe kandi ganti biza bisaba intambwe nyinshi, ni imwe gusa, izindi Imana izikuzuriza. Amahoro mu mutima, amafaranga mu ikofi. Rero mwakoze kwa natwe, turabashimiye cyane ngo mukomeze mugire ibihe byiza kandi Imana ikomeze bishimire. Ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao, bye bye.